agenda izo nyenzi zateye mbabari iryo zina nkomeza gukoresha ko niko ryitwaga icyo gihe. Abo bashoboye kubona barabica kandi nabi, bandi bashobora guhunga basubira i Burundi. Noneho rero leta Kayibanda yavuze ijambo uwo munsi ku itariki 21 z'ukwa 12 1963 ati mwabatutsi mwe, ntiyarabwiraga abanyarwanda bose ati inyenzi zateye ariko ziramutse zigaruye Kigali nubwo bitashoboka izaba imperuka kandi yihuse y'ubwoko bw'abatutsi. Izaba imperuka ku itariki 21 z'ukwa 12 1963 kuri Radio Rwanda. Uwo ni perezida wa Repubulika Kayibanda afatanyije nande na Habyarimana ministre w'ingabo na polisi. Ati kuba inyenzi zateye zashaka gufata Kigali ariko ntibishoboka kuko twe duhari, izaba imperuka yihuse y'ubwoko bw'abatutsi. Icyo gihe Kayibanda nka perezida yumvikana afatanya na perezida na ministre w'ingabo na polisi Habyarimana bohereza aba ministre muri buri prefecture, cyane cyane bahere muri prefecture zari zituwe n'abatutsi benshi, kujya kwica abatutsi bo muri izo prefecture ngo kugira ngo bereke n'abatutsi basigaye mu Rwanda ko igihe cyose inyenzi zizatera bashobora gutsembwa. Mwumve ko n'iryo jambo gutsemba imperuka Kayibanda yarikoresheje icyo gihe. Hari abajya bakeka ko ryahimbwe na Bagosora muri 1993. Ryatangijwe na Kayibanda. Bagosora rivuga mu mwaka wa 1993. Hari hashize imyaka 30 Kayibanda bivuze kandi abikoze. Yavuga ngo agiye gutegura apocalypse. Yego. Noneho ubwo muri 1963 mu gihe cy'ibyumweru bibiri rwose ho genocide yarakozwe mu Rwanda, Gikongoro ahitwa Cyanika, Kaduha, Kibeho, abatutsi barenga 15,000 baricwa mu gihugu hose. Aho prefecture mwa Gikongoro. Prefecture ya Gikongoro. Gikongoro nyine niyo yishwe mu benshi. Ubwo mwaka wari wabanje 2,000 ibyumba biyongere kuri 12 byo ku Gikongoro mu mwaka ukurikiyeho. Mu gihugu hose rero habaruwe abatutsi bagereranyije barenga 35,000 hose mu gihugu. Bugesera ubwo navugaga hano guhera hariya za Karumuna yari itaranaturwa cyane, ariko Nyamata hari inkambi y'abatutsi bari baravanywe za Nemba mu karere ka Gakenke, baravanywe Gitarama, baravanywe ku Gikongoro, bararimbuwe. Bugesera barabumaze rwose. Ubwo Gikongoro bayigeze ariko Bugesera baraburangije rwose. Ruhengeri, Gisenyi, Kibungo bafasha abantu abatutsi babata mu mazi ku Rusumo, ikamyo ikagenda itwara abantu ari bazima ikabajugunya mu mazi muri 1963. Muri 1963 muraza gusanga mbahe nk'urugero, muzi Pasteur Bizimungu wabaye perezida w'u Rwanda. Sebukwe witwa Karahamuheto wari umuganga, yafatiwe Kibungo kuko babanzaga no gufata abakozi babaga bafite imirimo. Ari muzima ajugunywa mu Rusumo. Ngo ntanze urugero rumwe kugira ngo abantu badakeka ko iyo tuvuga amakuru nk'aya ari ibintu duhimba. Icyo gihe muri 1963 byaranditswe, hari abapadiri bamwe na bamwe babaye abagabo pe. Abagabo no kuvuga babaye intwari si igitsina nshingiraho. Abapadiri hari witwa Ribazo wabaga i Nyamasheke, witwa Anthony Jansen wabaga i Kaduha, witwa Stanislas de Jambrine wabaga mu Cyanika. Bishyiramo abapadiri 15 b'abanyamahanga bandika ibaruwa, iyo iki bita ngo ni open letter, ibaruwa ifunguye. Bayandikira imiryango impuzamahanga, bayandikira n'abanyaburayi batabaza. Bati twebwe turi mu gihugu dore kiro kirakorerwamo genocide, ntabwo abakristo bacu baricwa n'abandi bakristo biyobowe na leta. Bagaragaza uburyo bikorwa ko ba ministre bari bagiye kubiyobora. Icyangugu hariho hejuru witwa Otto Rusingizandekwe yari ministre w'imirimo ya leta, afatanya na prefe witwa witwa Pascal Ngirabatware, bari bamuhimbye Gahini wo prefe wa Cyangugu kubera ubwicanyi yakoraga n'ubugome. Wari ushinzwe ingabo yari Nsekarije muri Cyangugu icyo gihe muri 1963. Umva ko buri gihe ministre yagendaga agafatanya na prefe, agafatanya n'uyobora ingabo na polisi muri buri prefecture. Ninde ubikuriye? Ni Habyarimana. Baje ariko umenya bari bataranavuka cyangwa ari utwana dutoya. Uriya muhungu we wirirwa ku mbuga nkoranyambaga, Jean Habyarimana avuga ko rwose isi yari igitangaza ko kuri leta ye u Rwanda rwari rubayeho neza, abanyarwanda babanye, ko inkotanyi arizo zazanya akaga mu Rwanda. Noneho ubwo 1963 icyo gihe amahanga yarabyanditse ko ari genocide.
navugaga abo bapadiri hari n'abambasaderi ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda yitwaga Marc Barbe. Marc Barbe yanditse za telegram nawe agaragaza amakuru afite y'uburyo abatutsi bicwa, ati iyi ni jenoside rwose. Ububiligi yabyanditse atyo. Umuryango w'abibumbye, umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge wohereza intumwa zayo, kuko bamaze kubona izo raporo zitandukanye n'ibinyamakuru birabyandika by'i Burayi, harimo icyitwa Le Monde cyo mu Bufaransa, Radio Vatican irabivuga ku itariki 10 z'ukwa kabiri 1964. Ibi byitwa New York Times, Guardian, Le Figaro, ibinyamakuru birenga 20 harimo ibyo mfite bitari bikeya birabyandika bati jenoside irakorwa mu Rwanda. Icyo gihe rero niho Musenyeri Perodin agira inama Perezida Kayibanda, ibyo nabyo tubifitiye depeshe yabyo, aramubwira ati ubwo hariho havugwa jenoside ni ikintu kibi, ohereza intumwa mu mahanga zijye kubeshyuza biriya bintu, ahubwo ugarura isura yawe iriho irangirika. Ugufasha bajene batazi by'amateka. Musenyeri Perodin nibyo yego baba twagiye amateka maremare ariko akenewe. Yego nayagiyemo rwose kugira ngo abantu bumve Habyarimana uwo nguwo iyo ngirwa mutagatifu niyo ndegeye. Musenyeri Perodin niwe wari yayoboraga diocese gatolika ya Kabgayi, avuka mu gihugu cy'Ubusuwisi, ariko yari umuntu w'inshuti ya Kayibanda cyane. Yari umuntu niwe wafashije gushinga ishyaka ryitwaga Parimehutu rivuga ko igihugu ari icy'abahutu n'ibyacyo byose. Noneho Kayibanda yabaye umukozi we, yabaye yakoze mu nzego za diocese ya Kabgayi, kimwe n'abandi benshi babaye ku isonga ryo gushinga iryo shyaka, ari Musenyeri Perodin bifashijemo. Yari inshuti yabo, niwe bagiraga inama muri byose. Ubwo amugira inama itaratukare ati beshyuza ibi bintu. Icyo gihe guverinoma isohora itangazo rivuga ko nta bwicanyi bwakozwe mu Rwanda, nta na jenoside bishoboka, ahubwo ko inyenzi zateye zije abaturage bamenya ko bari bwicwe, bararakara, baba aribo bitabara bica abo batutsi. Umva uko babyise. Bize ko ngo bamenye ko inyenzi abatutsi bari kuzabica, baritabara. Icyo kintu cyo kwitabara mu gifate, kuko urasanga no muri jenoside muri 1994 cyarakoreshejwe, bakise ngo autodefense civile. Strategie zo kwica guhera muri 59, 60, 63 ni zimwe kugeza muri 1994. Igishya bazanye nuko muri 1994 bishe bakarimbura bakamaraho, ntibagire uwo basiga, nkuko Mugesera bivuze ati nagiye ndi umwana n'abana ntitubasige. Ubwo rero Perodin amaze kugira inama Kayibanda na Habyarimana, bakoze iryo tangazo risinywa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yitwaga Lazaro Mpakaniye, rivuga ibintu gutyo. Noneho banohereza intumwa mu mahanga ziyobowe n'uwari perezida w'inteko ishinga amategeko yitwaga Anastase Makuza, bakora texte ndende. Reka nzabaho iyo texte mujye munayiheraho mbipe, igenda ikavuga ngo nk'uko iryo tangazo rya guverinoma rivuga ngo abishwe ni inyenzi zari zaracengeye zinafite abagambanyi mu miryango yabo. N'utwana twicaye ikaduha kibeho cyanika, abo batawe za Rusumo na he, abo ni inyenzi, ni abantu ngo bagombaga kwica abahutu, byandikwa gutyo. Noneho izo ntumwa za leta zijya mu mahanga kubisobanura gutyo. N'ubwicanyi bwahawe izina n'iby'abantu bazi ngo nka narrative. Bayita mu nyito y'iyo nyandiko yitwa ngo ni appel pathétique, ni nko kuvuga ngo ni intabaza. Iyo nyandiko ya guverinoma n'inteko ishinga amategeko ipfobya n'ihakana rero rya jenoside. Naho ritangirira. Muri iyo nyandiko y'inteko ishinga amategeko yagiye gusobanurwa na perezida wayo w'inteko ishinga amategeko icyo gihe, ajya mu bihugu by'i Burayi, ajya Ubutaliyani, Ubufaransa, Ububiligi, noneho no muri Afurika ya ruguru, Tunisia no mu Misiri. Niho rero ubona ipfobya riremereye. Izo ngabo zicaga abo bantu icyo gihe ni Habyarimana wari uzikuriye, niwe muri 1963 kugeza akoze kudeta. Akoze kudeta aho byatubana birebere sindi bijyemo cyane kugira ngo noneho nze hafi muri 1992 na 3 gutyo. Akoze kudeta mu mwaka wa 1973 nabwo yakoze kudeta agira ngo avaneho Kayibanda agira ubutegetsi busesuye. Urumva mbere yari minisitiri w'ingabo na polisi ariko atari perezida. Ahirika Kayibanda agira ngo agire iyo power yose ihagije. Yakoze ibiki rero bibi abantu bakwiye kujya banamureberaho bahereye naho ngaho. Muri 1973
yakwije ibintu by'imvururu mu mashuri, noneho izo mvururu zibaye mu mashuri abanyeshuri b'abatutsi barirukanwa, no mu mirimo abakozi barirukanwa abatutsi, abandi baricwa, ari Habyarimana ubiyoboye, abishingiraho avuga ngo hari imidugararo mu gihugu, nkoze kudeta kugira ngo mbihagarike, kandi nkoze kudeta kuko namenye ko Kayibanda ashaka kunyica. Nicyo yahimbye. Yahimbye ibintu bibiri, ko Kayibanda yaragiye kumwica rwose, abivuga atyo, ndetse ko aje kuvanaho kandi ibintu mu gihugu bimeze nabi, aje iyo midugararo, kandi imidugararo mu mashuri no mu mirimo yirukana abatutsi ari mu bari bayiyoboye, ari mu bari bohereje abasirikare n'ingabo na polisi gufasha abanyeshuri mu mashuri b'abahutu kwirukana abatutsi no gushyiraho za lisite mu bigo bya leta, mu bigo by'abikorera b'abatutsi, bakavuga ati muve mu mirimo mutahe, nimudataha turabirukana. Habyarimana amaze kuvanaho Kayibanda yafashe abenshi bari abategetsi ku gihe cya Kayibanda, arabafunga abantu barenga 70 kandi b'abahutu, arabafunga aranabica, biciwe muri za gereza n'ahandi hatigeze hamenyekana, na n'ubu byaba byaramenyekana niba hari abazi aho umuntu wabo yatawe simbizi, ariko na n'ubu imiryango yabo ntabwo izi aho abo bantu baroshywe. Ibyo ni Habyarimana wabikoze, n'ubu yarinze apfa atarashobora gusobanura iyicwa ry'abo bantu. Ntabwo ako kagaro yakakuye, ntiyigeze abireka, ndetse yagezeho abona biramurenze, abura uko abigarura, noneho akoresha amayeri, sinibuka neza umwaka bikozemo muri za 80, aravuga ngo abantu babaha impozamarira iyo miryango, noneho barababarura, buri muryango bakawuha miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, ariko ntibakubwire ngo dore umuntu wanyu dore aho yagiye, wenda dore naho mwajya mujya kunamira aho yajugunywa, aho yarushywe. Hari n'abayanze rwose ayo mafaranga, baravuga ati ihamanire, ntayo dukeneye, igihe cyose utatubwira uko wishe abantu bacu, aho bagiye, aho bari, amafaranga yihorere rwose. Hanyuma ni nako yafashe ikibuga cy'indege icyo gihe cy'igihugu akita Gregoire Kayibanda Kanombe, zikwitwaga ngo ikibuga mpuzamahanga Gregoire Kayibanda, kugira ngo agarure iyo sura, yiyunge na Parmehutu yiciye abayobozi bayo. Niwe wise ikibuga cy'indege akitirira Kayibanda cyane, kandi ari we wamwishe, yamwicishije imibereho mibi, ibyo murabizi. Ntabwo ari benshi bari babizi. Niwe ikibuga cyiswe Gregoire Kayibanda ku butegetsi bwa Habyarimana ku cyemezo cye, kugira ngo agarure iyo sura hagati ya MRND na Parmehutu y'abanyagitarama yari yariciye abantu mu bwo buryo, ariko ubwo bari ugushaka ubwo bwiyunge. Muzasome igitabo Ambasaderi François Xavier Ngarambe, nabonye hano ikiganiro yagiranye na RBA, yanditse igitabo cyiza gisobanura iyo mitegekere ya Habyarimana, nuko kiri mu Gifaransa n'Icyongereza, yambwiye ko azagishyira no mu Kinyarwanda, abantu bazagisome, abandi kandi bazasome bazasome ikindi gitabo cya Mugesera Antoine cyitwa Imibereho y'Abatutsi kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, bazabonamo ibimenyetso byinshi. Abo bagabo bombi bashingira ku nyandiko, bashingira ku bimenyetso bifatika. Ubwo nanze kuvuga icyanjye kugira ngo bazarebe ibyo byombi. Ubwo twarimo tuza rero ku isano y'indege, iyo ndege ya Habyarimana wari perezida wa Repubulika kugera muri 1994 tariki 6 ihanuka, bati impamvu habaye jenoside guhera tariki 7. Niyo ndege nyine perezida wa Repubulika yarapfuye. Niyo mpamvu nahereye kwa ayo mateka maremare, banuve ko no muri 73 abo basirikare n'abapolisi bicaga abantu, n'abafashe Kayibanda ni Habyarimana abohereje n'abasirikare nabo bayoboraga. Anamaze kujyaho rero yashyizeho leta igendera ku icyo gitugu. Hanyuma n'uwapfa kukoforaga cyangwa akagerageza kugaragaza yuko mu Rwanda hari imitegekere mibi bikwiye guhinduka, ku ikibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda gikwiye kwitabwaho, Habyarimana iyo atamwicaga yaramushishikeshaga. Yishe umuyobozi wa Padiri Silvio Sindambiwe, abo yishe n'abahutu ntabwo n'ubwo ari n'abatutsi, kuko abatutsi bari bacecetse rwose. Padiri Silvio Sindambiwe uvuka ahitwa Imuyunzwe, ni mu karere ka Muhanga, menya ari Ruhango, ni Ruhango. Yari umuyobozi wa kinyamateka, iby'indege ndabigeraho umwana ntukeye ko ndiho mbikwepa, ndakomeza gusasira mere ku bubi bwa Habyarimana n'imitegekere ye.
Padiri Silvestre Ndambiwe yahawe kuyobora kinyamateka muri za 80 yarabyize yize itangazamakuru muri kaminuza ya Lille iri mu Bufaransa aje atangiye kuyobora kinyamateka yashyizemo rwose ko ikinyamakuru cy'amateka nicyo cyasomaga buriya henshi mu gihugu bari kugera muri za paruwasi ikinyamakuru cya Kiliziya noneho ashyiramo ubunyamwuga azanamo abanyamakuru b'abahanga bitwa ba Philibert Ransoni ba Nasazi Seruvumba ba Muzehe Simurudari Theodore bandika inyandiko zikomeye zagaragazaga ububi bw'iyo politike cyane cyane politike iyo yiringaniza berekana uburyo irenganya abana bashingiye ku mibare noneho Habyarimana ararakara ubwo byanze bikunze Minisitiri Nsekarije agomba kuba yaratungana Habyarimana kuko yari Minisitiri w'Uburezi noneho Minisitiri w'Uburezi n'uwayoboraga urwego rw'iperereza witwa Augustin Nduwayezu batoteza Silvio ku buryo bukomeye pe bigera aho Minisitiri w'Uburezi ubwo ni Nsekarije na Habyarimana bafatanyije basaba inama y'abepiskopi mu Rwanda babinyujije kuri Musenyeri Nsengiyumva wayoboraga icyo diocese ya Kigali bamusaba yuko birukana Padiri Silvestre Ndambiwe ku buyobozi bwa kinyamateka nta cyaha yakoze baramuhora gusa cyane ko agaragaza ukuri kw'akarengane kari mu mashuri no mu mirimo hashingiwe kuri iryo rondabwoko n'irondakarere byarangiye bamuvanaho ariko Silvio aremera baramwirukana ku buyobozi bwa kinyamateka aragenda yisubira muri diocese ya Butare ndabyibuka rwose yabaga kuri katedrali Butare ariko aza kujya muri kongere mpuzamahanga y'itangazamakuru yabereye mu Budage muri 1989 n'umunani cyangwa na 7 sinibuka neza umwaka naho ngaho ariko hagati ya 1989 turaza kureba si ikibazo agiye mu nama mu Budage agaragaza ishusho y'imitegekere y'u Rwanda n'uburyo itangazamakuru ritotezwa ashingiye kuri experience ku byamubayeho icyo gihe ari mu Budage yanditse mu nyandiko yatanga ubuhamya abitwa Reporters sans frontières ababwira ko inzego z'iperereza za ambasade y'u Rwanda mu Budage zarahitwa Bonn baje kumureba aho yari acumbitse bambwa bati turagira ngo tugusabe ibyo uri buvuga turabizi woye kuvuga rwose woye kujya gutanga ikiganiro tuzareba ko twumvikana aranga ndetse akeka ko niyo texte bashobora kuza kuyinyereza afata kopi imwe ayiha Reporters sans frontières nuko byamenyekanye noneho ariko Reporters sans frontières ni umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru ngo batagira umupaka nguko hanyuma ibyo bimaze kuba Silvio aragenda atanga ikiganiro cye avuga ibyo yagombaga kuvuga arataha agarutse nta minsi yashize afashe imodoka avuye i Butare baramugenzuraga bamugongesha ikamyo ya leta ibyo ni ibintu byabaye bizwi nk'ibimenyetso rwose baza kwica undi witwa Dr François Muganza yari yarabaye minisitiri akomoka ku Gikongo aho ari komine Rukondo ashaka gushinga ishyaka rya politiki nawe baramwica bica ubwo ni Habyarimana yo mvuga abani leta ye yica uwitwa Nyiramutambirwa Felicula yari depite ni umunyagitarama hariya mu by'Imana yahoze ari komine Mukingi kuko mu nteko ishinga amategeko yagaragaje uburyo mu iyubakwa ry'imihanda ya leta harimo kunyereza umutungo wa leta ku buryo bukabije byakorwa na Minisitiri Nzirorera n'akandi gatsiko k'abantu bitwaga Kazu kandi bikavugwa ko n'umugore wa Habyarimana bari bafatanyije uwo no wari depite yari depite Felicula nawe bamwica ubwo buryo bwo kubica bagongesheje ikamyo ndetse no kubaroga hari n'uburyo bakoreshaga bakanabaroga n'ibintu bizwi biri byakoreshwaga muri iyo tekinike ya Habyarimana ubwo turi mbere ya 90 inkotanyi zatangije urugamba mu by'ukuri leta ya Habyarimana yaraboze ikora iyo politike iyo ndege rero reka mbahe ibimenyetso mfate bine hanyuma ikinyisozeho indege yaguye ku itariki 6 z'ukwa 4 1994 Habyarimana na mbere yaho hari ibimenyetso simusiga byinshi byerekanaga uburyo yateguraga jenoside ndetse n'imiryango mpuzamahanga irabyerekana ngiye gushingira ku miryango mpuzamahanga raporo mpuzamahanga iya mbere hari raporo yakozwe na Amnesty International Amnesty n'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu mu kwezi kwa 5 1992 werekana ko mu bantu
bamaze kumenya bishwe na Habyarimana ahantu hatandukanye, Bugesera, Kibuye, Gisenyi, Ruhengeri, mu Mutara, Murambi, Buniza hariya akarere ka Gatsibo, Byumba n'ahandi, Nasho, abantu barenga igihumbi Amnesty International yarabaruye, umva yavanaga amakuru mu Rwanda, bafite urutonde rwabo. Urwo rutonde rwaje no gusohorwa n'undi muryango wo mu Bubiligi wayoborwaga na Bwana Gasana Ndoba arino. Noneho urumva turi mu kwezi kwa gatanu 1992 hagaragajwe abantu barenga igihumbi bishwe na leta ya Habyarimana. Indege yari itaragwa, ako kantu ko indege yari itaragwa bagafate. Abo bantu bicwaga abenshi cyane n'abatutsi bazigwaga ubwoko bwabo, cyangwa se abahutu babaga bagaragaje ko hakeneye impinduka, ko hakeneye demokarasi, hakenewe amahoro, hakenewe ko abaturage abanyarwanda bose babana. Abo bahutu nabo yarabishe, niyo mpamvu nahere kuri ba Silvio ba Nyiramutambirwa nabo babandi. Urwo ni urugero rumwe. Indi raporo mpuzamahanga yakozwe mu kwezi kwa gatatu 1993, iyo yari igizwe n'imiryango mpuzamahanga 5, yari iyobowe n'umufaransa witwa Jean Carbonare, harimo Human Rights Watch, harimo itwaga Africa Watch, yari ifite icyicaro Wagadugu, imiryango 5 mpuzamahanga yishyize hamwe. Leta y'u Rwanda ibemerera yuko baza gukora ankete. Baraza bafashe prefecture 3 gusa, zari zaranagaragajwe muri raporo za mbere. Bafashe Gisenyi, Ruhengeri n'igice cya Byumba. Noneho bakoze ankete mu kwezi kwa mbere 1993, ukwa mbere niho bakoze iperereza mu Rwanda. Raporo noneho begeranya amakuru, raporo barayandika bayisohora mu kwezi kwa gatatu Werurwe 1993. Iyo raporo yarimo bitwa ba Eric Gire, ba Philippe Dahinden, n'abanyamahanga gusa, impuguke 10, berekana ko mu Rwanda hari umugambi wo kumaraho abatutsi, ko ndetse uwo mugambi watangiye gushyirwa mu bikorwa buhoro buhoro, kandi ukorwa n'agatsiko kari ku rwego rwo hejuru rwa leta ruyobowe na Perezida wa Repubulika n'umugore we. Aho ni muri 1993 mu kwezi kwa gatatu. Iyo raporo ikanavuga amazina yabo yashoboye kumenya, bakavuga Perezida Habyarimana ubwe, umugore wa Gatakanziga, Kabuga, Minisitiri Nzirorera, Kazimiri Bizimungu, abantu Perefe Zigira Nyirazo, uwitwa Nzabagerageza Charles, bakaberekana. Ni naho havuye izina babise ngo ni les escadrons de la mort, ngo ni agatsiko kicanyi. Yewe na wa muntu ubungubu upfobya jenoside yakorewe abatutsi witwa Philippe Regency w'umubirigi, nawe ibyo yarabyanditse ko iyo leta yica. N'ubu y'abantu bamunyomoje aravuga ngo ariko ngo jewe ngo inkotangiye gusinzi kunda ngo ariko nanamaganye Habyarimana. Yarabyanditse ko ibyo ngibyo. Ubwo ntimwumva ko turi mu kwa gatatu 1993? Yego. Imiryango mpuzamahanga 5 igizwe n'impuguke mpuzamahanga bakerekana ko hari umugambi wa jenoside mu Rwanda, kandi ko uriho ushyirwa mu bikorwa buhoro buhoro. Banerekanye n'ibyobo bashoboye kubona, harimo icyo bashoboye kubona hari yahoze ari komine Kinigi, mu Kinigi, icyobo cyiciwemo abatutsi b'Abagogwe biyobowe na burugumesitiri witwa Tadeo Gasana, n'amashusho ye barayerekana. Bajya muri Mukingo hayoborwa na Kajerijeri Juvenal, bahasanga ibindi byobo. Kajerijeri Juvenal yanakoze jenoside 1994, ubu yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha imyaka 45. Mpame 1993 rero nabwiye ko mbahingereye gusa. 1993 noneho mu kwezi kwa 8 haje intumwa noneho z'impuguke zoherejwe na komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu ikorera Geneve mu Busuwisi. Izo ntumwa ziza zamaze nazo kubona ayo makuru, izo raporo zabanje, babona ko hari ikibazo. Ziza ziyobowe n'umuntu ukomoka mu gihugu cya Senegal witwa Bakre Warindi Yaye. Nabo bajya ahantu hatandukanye mu gihugu, no mu bice FPR igenzura bagiyeyo. Yewe nizo ntumwa za Carbonari no mu bice FPR yagenzuraga muri Byumba na Ruhengeri barahagiye. Ariko ntibahasanze ubwicanyi babusanze mu gice cya leta, baranabyandika. Noneho iyo komisiyo impuguke zabawe na Ndiyaye nazo ziraza, urumva zo zifite uburemere ko ni umuryango w'abibumbye noneho, ntabwo ari za ONG. Nabo basohoye raporo ku itariki 11 z'ukwa 8 1993, nabo bashimangira ibyari byaranditswe na za ONG. Ntirwe nsubiramo ko hari umugambi wa jenoside n'ibikorwa bya jenoside. Bo bagezeho bati bakoresha acte de jenoside,
bati hari n'ibikorwa bya jenoside si umugambi gusa n'ibikorwa kandi biteguwe na leta noneho bakavuga mu gifaransa ngo au plus haut sommet de l'État y compris le chef de l'État ngo mu buyobozi bukuru bwa leta harimo n'umukuru w'igihugu ko iyo cercle ari wiyoboye ni Habyarimana. Ikimenyetso cya nyuma muri 1994 ku itariki 11 z'ukwa mbere 1994 General Dallaire wari intumwa y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda ashinzwe ingabo z'umuryango w'abibumbye zitwaga MINUAR yashinzwe ibijyanye n'igice cya gisirikare bw'igice cya politique cyaburwaga n'utwa Jacques Roger Bobo wo muri Cameroon. Dallaire yabonye uburyo leta iriho yegeranye ibikoresho byo kuzakora jenoside, interahamwe zaritoje, intwaro zirarunze, igikondo kwa Kabuga, noneho afite ibimenyetso byose rwose akora fax telegram ayohereza mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi. Ni nk'ubutumwa abo bumenya bakumva nka email cyangwa ni nka email tubifate gutyo rwose, ni nka email y'iki gihe ariko email yoherejwe n'umuntu ubifite mu nshingano, ntabwo ari email ya gicuti. Abwira umuryango w'abibumbye ati mwanyohereje mu kurinda amahoro mu Rwanda, ndabona ntazabishobora igihe cyose mudahinduye manda yanjye ngo abasirikare ba MINUAR bahabwe manda ibemerera guhangana mu rwego rwa gisirikare n'interahamwe n'abasirikare ba leta kuko bariho barategura kwica abatutsi. Ati n'intwaro aho zirunze twabonye amakuru nanohereza bajya kubisuzuma basanga zirahari. Amakuru bari bayahawe n'interahamwe zimwe na zimwe zari nizo zatanze bari witwa Jean Pierre. Jean Pierre ni izina bamuhimbye ariko ubundi twaga Abubakar Turatsinze. Yari umwe mu bakuru b'interahamwe bitojwe igabiro, noneho niwe yatanze rero iyo plan uko imeze. Iyo ni email twite buryo ni fax ya Dallaire 11 z'ukwa mbere 1994. Iyo fax yanavugaga ko interahamwe zifite ubushobozi bwo kwica abantu barenze 1000 ku munota mu mujyi wa Kigali. 1000 ku munota, ntabwo ari ku munsi, ku munota, sino ku isaha, 1000 ku munota. Ni Habyarimana ibyo byose babihoraga. Umuryango w'abibumbye ntibahaye mu gisubizo bahaye Dallaire barambwiye ngo ese Habyarimana arabizi, ngo genda ubibwire Habyarimana mu birabane na Habyarimana. Birumvikana. Ubwo mwanzuro kuri iki ngiki rero nta sano hagati y'ihanurwa ry'indege na jenoside yakorewe nta ntoya. Ihanuka ry'indege nta sano rifitanye n'itegurwa rya jenoside. Nabivuze ntanga ibimenyetso bimwe na bimwe. Jenoside yari yarateguwe guhera muri 1990. Yewe dushaka ibimenyetso dufate Kambanda Jean yari minisitiri w'intebe muri guverinoma yakoze jenoside. Guverinoma yagiye ku itariki 8 z'ukwa 4 1994 yaburanye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha yemera uruhare rwe mu gutegura no kuyobora ikora rya jenoside. Yabyemeye asinyira ibyaha 11 bisobanura umugambi wa jenoside. Icya mbere kiravuga ngo nayoboye guverinoma yashyize mu bikorwa jenoside guhera ku itariki 7 z'ukwa 4 1994. Jenoside yari yarateguwe mbere ntaranaba na minisitiri w'intebe. Nashyize mu bikorwa umugambi naje nsanga. Cya mbere Kambanda yasinye akemera nuko kimeze. Menya iminota itari ku ruhande rwacu ariko ubwo kwibuka 32 bigiye kuba n'ubundi mu karere turimo. Iyi ngengabitekerezo ya jenoside ifite imizaho hose mwakomojeho ari ikibazo gikomeye mu karere by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse abashakashatsi n'abasesenguzi bagahuza iki kibazo tuvugwa cyangwa tubona uyu munsi nyine n'ingabo zakoze jenoside ndetse n'interahamwe. Ariko nk'abajene bo harimo ibyo bashobora kwibaza n'uburyo aba bantu nyuma yo gukora jenoside bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bate, ku buryo binjira mu nzego nkuru z'iki gihugu bakoresheje ubuhe buryo, ku buryo binjira mu nzego za politike bakagera mu gisirikare, itangazamakuru iyi ideoloji ikaba imaze kugera ku rwego aba bashakashatsi n'abasesenguzi babona igezeho hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
reka nihute mbere yuko ngeraho gatoya ndanyarutsa ku birebana n'indege ya Habyarimana hari iki impuguke wambaje nibutse ko ntagishubije yego haje impuguke ziri mu byiciro bibiri impuguke z'abongereza zaje mu mwaka wa 2008 zikora igenzura aho indege yahanukiye byose mu buryo bwa tekinike n'ubuhanga bwose bafite bagaragaza ko amasasu yahanuye indege ya Habyarimana yarasiwe mu gice cya Kanombe harimo n'ikigo cya gisirikare mu mwaka wa 2010 noneho haje impuguke z'abafaransa zerekezwa n'abacamanza b'abafaransa bikoreraga nketi ku ihanuka ry'indege ya Habyarimana kubera ko umugore we Habyarimana yari mu bari barareze noneho impuguke z'abafaransa nazo zigaragaza ko amasasu yahanuwe ya misile yahanuye indege ya perezida Habyarimana yarasiwe mu kigo cya gisirikare cya Kanombe cyarindwaga nande n'abasirikare be abaparakoma nicyo cyari ikigo cya gisirikare gikomeye birumvikana aho ngaho nta mpaka zari tuze rero ko icyo bajaga